don't want peace. Jesus! I want problems always. nagutegereje nakubuze ego nari ibintu byagoranye gute se kumva meze nabi ibintu byanyishe byakwishute hora ntabwo wabona nkacanye mushiki wawe ukakima cyangwa ikiraro She's what? ntacyo nzinye ntacyo ndapfuye uri kumva upfuye neza neza anekereze ahonze hari umukobwa uwo mukobwa nayikoraho ntuvaho sawa ndaheruka kuza kundebara kazi karabuze mvamwa bitese ibyiza amakuru imeza ntabwo wabimenye cyakubwira mani ni ibikira mufite akazi umva rero hari umusore ushaka umuntu garagira ubonye mu mukobwa se mubwira umenye ko ari amafaranga nganoze uri kumbwira umukobwa ukuntu baragira ukuntu nakwindura umukobwa tuzarukunda ndakubwira cara hangaha cara hasi nicere hasi ubwire ibyo urakora rero ngiye kukumakira ugiye kumakira ugiye kumakiya ngiye kukumakira She's what? nayizanye urikumva ugiye kumakiya cyangwa ugiye kumakisha umuntu arumva kanari nyine biragenda utemanze unsobanure step by step ugiye kwambara akagatambaro ubwo nyine nawe uragenda wibebeke nkaho uri umukobwa nuko si kandi natari umukobwa hari ikindi ngambi nsobanure step by step ugiye kwitera guca oya ushaka kugira uci gute ucasha guca aragira ngo umukobwa nurangiza umuterekera amazi ikibazo ko nambaye ipantaro oya si uranshakira ijipo hari ukunda gushakira akajipo genda uko ndi kukakurebera wagiye ari hariya Jesus. none yatinze naho ugenda no kundangirira musi kutari kwigenda uri kwivunagura ntabwo twumva naho ugenda no kundangirira umva mana simukuzaniye uzaniye icyana cya danje umva I don't want peace. Jesus! I want problems always. wow umukobwa ufite amaguru ameze yonsaga ibyihe gatuma nseka icyo uri kugwa hasi bayiki urinde turi papu kuhashimye rwose sawa ubwo rero nakigendeye sunangaye cyangwa n'icyo ubuntu oya 50 Fabrice witokuje mukuru kikamwanga na ndumuntu fanga fani 50 wambye ko witwa nde igorade sha mirongo ingahe 50 cyangwa ko muri babiri nangaye oya nje nandimo nne ko ndiji yawe man my sister man ubwo mwemeye ari kuri kibi hafi bunyishe hafi nabakundira ibiri buno umwana wawe ntiyazishwa n'inuzi netiyabe nkora aho shara wamwemera ko kunywa nkata mva muri mudi tujyane wawe ihe ndakwikundugiriza sha wamubye ko ari mu kigunda kigunda twavuganye mu nzu wawe madamu ndamubwira ngo iki ni kiranyica mwihangane tugende sha agende manje ubwo nigendeye umugabo numvise yose anyuze nta mugabo uciye hano njye wari uvuze sister
iki kintu ntakiranyica Watibida. reba kirakiri wakoze Yego. anje sekejwe n'iki bene seka Atwaye iki? Uhindutse ibipapuro.